ibyo bintu natabihagarika arabizira. Ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe kuko ni wowe wohereje irajwe n'iryawe. Igishoboka cyose ndagikora ariko Ezekiyeli asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhimbahimba ikinyoma nk'icyo Godfather. gusa shiri ntabwo nakwangarika ntabwo kugikora bushiri reba cyakase shiri Okay. Guko gitare cy'amahanga musharingera yiwe. Mugapartage ariko ntabwo takundi kuzibona kandi ntabwo ndibuze gukomezanya. Ntabwo ndi buzamura abantu benshi uretse ba nyiri ikibazo amasaha twahwanye ni umwana wanjye hariya ubarenze umurongo utukura. Nibwo batangiye kumwinjirira, ubwo nibwo batangiye kuzana inshako yashatse. Baraza bakubitaho ibintu umuntu nkanjye w'umumama bitashimishije. Niba umugore yubatse inzu akayibamo ntabwo bivuze ko ari abagabo bayimuguriye. Ikintu kibabaje isabwa no kuva muri abo bantu bita abakozi b'Imana. Ibyo bintu byarazamutse bigera aho baza batondeka urugo rwe, noneho bavuga abo yashatse, baravuga ati ni indaya. Cyo ni icya kabiri cyambabashe. Ufata umubyeyi ufite abana babiri, umwana w'imyaka 18 n'umwana w'imyaka 17, ukirwa kuri titeza uvuga ngo ni indaya, dore aho namufatiye asambana, dore ibiki. Ibintu nk'ibyo bakabikora. Babikora rero igihe cyarageze baza kubona ko bigize icyaha igihe RIB yasakuzaga. Bajya gusaba imbabazi. Video kuri YouTube zirahari. Bajya gusaba imbabazi nde? Ese kubita benshi tubwira amazina yabo. Aha mudufashe uwakoze ikiganiro ninde, uwasabye imbabazi ninde? Haleluya. Umuntu ko yaba yaronze. Umuntu wakoze ikiganiro ni Ezekiyeli. Uyu nguyu turi kumwe hano? Ezekiyeli suhuza wagize intama ari abantu. Fungura mic yawe. Undi muntu nabonye wagiye gusaba imbabazi ni Kamarade. Byo biri kuri YouTube. Baravuga noneho impamvu rero Ezekiyeli ari kuzamo kandi Mutesi yaravuzwe n'abantu benshi, nabyo byibazeho. Ezekiyeli ni umuntu wegereje umutima biriya bintu bya Mutesi. Mujye mu biganiro bye, kugera nubwo mu cyumweru gishize hari ikiganiro yavuze ngo azareka kuvuga Mutesi kuko bamushyizeho itaka. Kuko iki? Okay, Jiha. Oui. No kuvuga ngo hano sibyo? Ndashaka kugira ngo uyobore iki kiganiro. Noneho twibuke ko dutegereje umuntu nyirabayazana ngo uyu Claude Rukundo Ezekiyeli pasteur mukozi wa Mungu urumva yaje kandi ga programme na gahunda
ni nimero ababarira comeke telefone ye yayicometse musuhuriza umubwire ibyo agomba kuzana ejo turashaka gushyiraho umuco uyu munsi. Ni ukuvuga ngo Rukundo hano tuje kuvuga gusasa inzobe kuko abantu benshi bari mu rujijo rw'ibintu biri kuba. Noneho ni ukuvuga ngo sinzi niba winjira witwa Clementine yatangiye kuvuga wumva abihereye imuzi uko byatangiye baraziranye Jiha sinabikubwiye ejo se. Ni ukuvuga ngo aha hantu hagomba njye bafite ibibazo bigera muri 3 ariko urumva ikibazo ni Kigali kandi uyu Clementine arabizi. Urumva wowe utega amatwi aho wumva rwose mutari kumvikana umubwira utaho ntitwumvikana gukora naho kugira ngo umuntu asubire inyuma yongera agaruke ntari dufite umwanya uhagije rwose. ikindi nanjye nongeraho none Rukundo ko twumvishe bavuze ko uyu mudamu mwamuhungese kuva kera kuko agiye gukora ikiganiro kwa Saba akaryoherwa. Kuki mwagiye guhungeta umukozi w'Imana mugenzi wanyu hamwe n'undi mudamu wubatse etaje? Rukundo ibyo cyata kubwira byumvishe turagira ngo ufate ijambo none uyu munsi urabanga ibintu bihawe umucyo. Ariko Clementine yarakivuga. Clementine rangiza ijambo ryawe. Clementine ibintu ndi kuvuga ntabwo ari ibintu ndamanura mu mutwe, ni ibintu umuntu wese uzi gusoma arajya kuri interinete akabona. Mu by'ukuri rimwe na rimwe izo link nimba zinahari ujye uzinyoherereza nta kibazo. Uzi impamvu reka nkubwire kubera ko bigize ni ibintu byoroshye. Mwajya kuri reka mu promoting mujye kuri Kiranuka niba atabisibye, niba yanabisibye kandi hari ababibitse nazabisaba nkabizana. Urebye gucuruza uwo mugabo yaje kuri YouTube icana acuruza uyu mubyeyi tareka amahanga. Ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi gutangira kumuhungetwa byatangiriye ku yindi cano yitwaga Ndera. Wowe yanamusabye imbabazi ahita anabivamo, witwaga Vitali harya yari afite cano yitwaga ngo ikijira Vitali yitwaga Impemburo. Bitangira umuntu bishyushyemo ari umuntu wiyitaga Justin. Justin wa wundi ukora yambaye udupenge. Yes, ni ukuvuga ngo bitangira ari we muntu bishyushyemo. Ikintu cyaje kubaho bageze aho bakajya niho haje systeme yo kurikodinga, wavugana n'umuntu akakurikodinga. Icyo kintu murazi ko aribwo cyadutse Jiha mubizi. Yego. Abo bagabo baritarakasa bajya kuri uriya mubyeyi, bajya ku wundi mubyeyi ntashaka kuvuga, barabama. Ibyo bintu byo guhishahisha ameze nk'abafite udufunika tw'uburozi muvuge. Abagabo baramanutse bahereye kuri Pasiteri Mutesi barakumanukira bajya kwitwa Mama Sharirene. Uyu nguyu baravuga ngo ufite uyu nguyu baravuga ngo nawe uretse gato hano rero Jiha bari kuvuga ko uyu nguyu hano aya majwi ngo arimo ngo bavuze ngo Mama Sharirene namwumvishemo, harimo Mama Sharirene ngo harimo amajwi ye. Reka twumve Clementine. Yego. Ni ukuvuga barabatatse mu buryo uteye ubwoba. Umugabo w'umusore nka Ezekiel wageze ku isi, ashyizwe ku isi n'umugore, atinyuka kujya kuvuga ngo umugore ni indaya. Akajya wibikabiriza. Ariko Clementine ahangaha dukura amarangamutima muri iyi kesi. Yego. Nimba hari naho Ezekiel yaba yarakoze ikintu kizima ukivuge, ntitwirengagize yuko kuba umuntu yabyarwa n'umugore n'ibiki byose bitavuze yuko umugore ataba ikirumbo cyangwa ikirara mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tukagira ukuntu tubivuga. Kamere yanjye sindi indyarya, njyewe ntanjye singwisindyarya, ndavuze dukura amarangamutima. Ezekiel yakoze nakikubwira kuri uriya mubyeyi. Ndagira ngo nkubwire nameze amezi 3 n'ubu naraburutse shano ye. Namaze amezi 3 n'ijwi rye ndumva ngahungetwa. Ibyo ndabikubwiye. Ngo iki? Kubyumva.
aba bantu babakanzemo ni ukuvuga ngo uwo mupapa guhera ku munsi wa mbere titire ze zose zabaga aba bagore, ubundi umuntu ashaka gutya nibwo batangiye kwinjira, noneho bajya no kuzana abagabo uriya mubyeyi yashakanye nabo. Baraza bo bahimba umubare, bavuze abagabo nge nta nabara. Najya muri kamere muvuze mu mazina mwatapinga screen mwatapinga screen kuri TikTok. Mfite impamvu mwita umubyeyi. Mwatapinga screen kuri TikTok please. Nyubaha erega murafunikana ibi bitumwe mwasane ibintu hayiki. Nyubaha twumvikana. Oya ntacyo kugira ngo byumvikane neza, vuga nimba ari Mutesi cyangwa Mama Sharirene natakubaha muri ture ko nubisha nawe utoroshye. Ni Mutesi. Kuko biraza kudufasha. Aramutangira ku munsi wa mbere, baratangira bajya kwinjira mu ngo yashatse, bakavuga abagabo be. Ariko ejo yatubwiye ko impamvu yagiye mu ngo yashatse ngo biri mu ijambo ry'Imana duha n'umurongo. Reka tubireke. Niko ibyo tubireke. Sibyo giha. Ngo nk'umukozi w'Imana ngo afite ingingo imurengero muri Bibiliya, ngo niyo mpamvu ngo yagiye kurondora inko yashatse, atusomera na hano byanditse. Ngo byabikoze nk'umukozi w'Imana. Komeza. Hanyuma iyo ngingo imurengera nk'umukozi w'Imana, kucya yanjamisha abadamu gusa, kucya atayanjamisha abagabo bagenzi be. Komeza ndakumva. Ansubize. Komeza turakumva. Abagabo bagenzi be bashatse birenze rimwe. Reka tumwumve. Reka gusubiza. Ariko abo bagabo ngewe ntago mbazi umubare wabo, nabo baba baratatiye icyo Bibiliya ivuga, babaye ari abapasiteri cyangwa se ari abitwa abakozi b'Imana. Umubare w'abo bagabo abuzi. Hanyuma se Ezekiye Bibiliya kwitubwira ngo uwo mucyaha mu mucyahire mu bikari, wigeze wegera uriya mubyeyi ngo umucyahe aho kuza kumucuruza wica izina rye, wica n'amarangamutima ye? Wowe rero icya mbere banza umenye ngo icyo urimo uri mu marangamutima y'ibyawe n'uburyo umukunda, ibyo ni n'uburenganzira bwawe. Ariko hano tube to be honest, tuganire tubwizanye ukuri twese, dukuremo ibintu by'amarangamutima. Nta hantu na hamwe uravuga byibura umuntu yakoze ibyiza kuri we. Hari byinshi nagiye numva kuva nakagera hano. Rero tubanze twirinde ikintu cyitwa amarangamutima. Okay. Ariko nanone ibyo tuvuga byose Ezekiye tuze no kubahana. Ngewe gupfa ndabizi ko ngomba gupfa, wabyumvise kuko dufashe ujye kuri kiranuka. Ntabwo nshaka kuvugana n'amagambo, reka tuvugane n'ibyo yakoze. Reka nkubwire ko ntaho ndi bushye. Reka tugende gatoyo nsimbuke, ubwo najya gushaka ibyo bintu by'ama YouTube ngo tukiranuka, ngiye gukiranuka, ngiye sinakiranutse ko ndi umunyabyaha. Tugaruke gato ratagiha aba bantu ntabwo turi buze kubavamo, twumvikane. Ariko reka twumve, tuje kumva imva n'imvano y'aya majwi. Reka tuvuge imva n'imvano. Umva Clementine, noneho nawe ntugire ibyo utsinda, kuko hano uri kuvuga ibintu nk'umuntu wabibonaga. Reka njye mbabwire ibyo nabonaga. Nibijya kugera mu bintu by'imipuri by'ibitsina ukoresha ijambo umupuri nta kibazo. Ntabwo ibyo by'ibitsina nanabivuga. Utabivuga iki kandi biri ariko kikwari batumye muhaguruka. Nutabivuga ngenda biki. Kibazo wowe uko uzajya uca. None ko ari byo bintu byaciye ibintu, ko ari byo bintu bitubesheje ngaha urabisimbukira iki? Ko ari yo mpamvu turaha, ko ari yo mpamvu buretse gato. Umva impamvu turaha madam. Uretse gato reka nkwibutse, umva impamvu turahaniye, kuko ibyo bintu byo kwangura bitsinda mu yandi magambo kwanza abantu banabyumve. Dore impamvu turaha, umva impamvu turanga niba utayibagiwe. Umva hano uburetse gato umva Godfa jihadi ntadukangishe kugenda agende. Nubundi ikintu kitubesheje aha, uburetse gato, ubundi ikintu kitubesheje aha nagenda ariko dukangisha kugenda se. Ikintu kitubesheje aha ngaha jihadi ni iki ngiki. Sibyo bimeze ko bimeze? Nuko Rukundo agomba kutuzanira umuntu wamuhaye zino video. Wamuhaye abantu. Nakoze cyane. Nicyo kintu
abantu bari hano mudufashe mwese mubyumve neza, turi hano ku bw'amajwi yagiye hanze bivugwa yuko ari aya Pastor Mutesi. Ayo majwi n'abantu bayoboye ikiganiro hano, ayo majwi uwitwa Rukundo Ezekiel avuga ko yayakuye muri video afite, yanga gushyira hanze video ngo abona ko bigize icyaha. Gasubiremo. Genda kose nanjye abanyarwanda bumve icyo uyu muntu ari kunziza. Nindamuka mpfuye bazumva uwo nzize ati kuko aya majwi numvise ateye ubwoba, twebwe ubwacu twari tuyafite ahangaha. Ayo matangazwa dukina ari amajwi ya mbere rero ibyo ngibyo ko nkangisha ngo Clemence uragiye utumuke ntongere kumanika izo mbari. Se ngo yari kunkangisha ngo uragiye ugende cyangwa yaje uranga kugenda giye ngo twadurangangisha kugenda. Impamvu turi hano Ezekiel twamutumye umuntu wamuhaye amajwi cyangwa se ziriya video, ikindi tukanabiva imuzi ubundi byatangiye gute. Nibyo Clemence yarariho nabwo tumusaba kutagira ibintu atsinda, kuvuga ngo ibintu biri mu mategeko, kuba hari amategeko arahari turabizi, dutegereje ko azanakora akazi kabo, kuko twebwe ntabwo hano turi guca imanza. Turi hano kugira ngo abanyarwanda bagende bumva ku mpande zombi, byibura n'uwaguye ku by'ubushize agaruke yumve n'ibi ngibi, yumve ibintu ukuntu ibintu byagize gute byatangiye. N'ubundi amategeko uko bimeze bizakomeza, nta kibazo rwose twebwe dufite. Ariko mu mihanda ikivugwa ni iki? Clementine wari ukitubwira uko bagiye bamuhungeta, nawe ubwawe bikakubabaza. Jihad nimba nta kibazo ko ntari biko ahangaha kwanza uretse gato Clementine kugira ngo ikiganiro tugiye umurongo aho twasubikiye ejo Jihad siko bimeze kuko na Clementine ejo twarasubitse reka uretse gato ya mada uretse gato kugira ngo wumve nta kiganiro kigera kuko abantu batari kubyumva tugiye gukomereza ikiganiro urukunyumva Jihad nyemerera hano duhere kuri iri jwi ese ko ndi kubura yantuza yana ni kanze nyishake ndashaka gufata ya majwi urukumva ya yandi bashaka ko uyu ngo ari mu rusaku nabamyutinzi tugiye guhera kuri ya majwi yasembuye ibi bintu kugira ngo aya majwi kugira ngo abantu babyumve reka twe guhera hasi reka duhere kuri aya majwi yakinwe hanyuma noneho wowe Rukundo utubwira impamvu umupfumu cyangwa dogiteri twaje kumenya ko umuntu waguhaye ari amajwi bagiye kwishyura amafaranga n'amafaranga twaje kuyamenya yo kukwishyura amafaranga ngo bakugirire nabi n'ibiganiro babisibe mu Bugande twaje kumenya ko umuntu wagombaga kubikora wari umuntu bita dogiteri siko bimeze Jihad ariko uwo mudogiteri uyu nawe adufashe Rukundo ni umudogiteri uvurira muri dispenseri ni mu bitaro cyangwa ni umupfumu uvurisha Kimbazi. Akoze cyane mwama ijambo oya yego Jihad uramuha ijambo gute kandi turayakina se oya nabanza dusubize kuri uyu mupfumu nakuye umudogiteri n'ufite dispenseri ni iki cyangwa uvurisha Kimbazi kugira ngo twumve amagambo turi buze kuza gukoresha muri iki kiganiro turimo. By'umwihariko ni dogiteri uko ubaga ukora ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe yari kukuvanamo ubwonko ndakurahiye mu bitaro bitandukanye muri Kampala niwe dogiteri ibyo biroroshye ntabwo turi buze gukoresha Kimbazi turakoresha urushinge rw'amazi. Okay kanita bi telefone gato ko dufambara ruve mu bintu by'amatelefone nawe uranjagaraza uretse okay uretse twumve ntari Allo yes ndi mu rugo nyohereza link ni Claude arahiye akira nayiguhaye muhe muvugire ngo fire ariko n'uwo Juste ni mumushyireho Juste nawe nasi
reka mbanze nze muhamagare mubwire uretse gato hano ibi bintu biteye bitya ahangaha ibintu biteye bitya reka nze gato yambereke Kamanzi jihad kugira ngo ibintu tubyumvisha abanyarwanda babyumve neza batumva ko ari itiku ibi bintu byajemwe ibigarasha Claude niwe waje abivuga neza mu nzamurire Claude jihad Claude ari hehe wo kanyago ngo yaje ariko rero nanone haze Godfather yaza yareka habeho kubahana muri kino kiganiro oya ariko niba harimo buriya n'ikiganiro kigenda neza iyo habayemo kubagana niba ngombwa kumva hari umuntu wabaga mugenzi wa mubage bimbwiye iki hari umuntu mukuru hari umuntu muto Claude shiramo request nkuzamure oya harimo hagize gutya umwe akarakara kabagundi nayimuhaye kare urumva nayimuhaye nubundi hari hirya ko wavuyeho mba nkumanuyeho gato nongere nkuzamure Jiha harajya ko wavuyemo nkumanuyeho gatoya ntari oya wagarutse Claude shiramo request noneho nge ikintu nifuza ni kingiki Jiha siko bimeze ariko hano hirya bari kumpa n'amagift ushaka wandekeraho nahakurekeye buriya rero nari ngiye kumanura uko nabonaga waragiye mu gishanga umwanya muremure ko nahakurekuye kandi mukomeze muhe Jihad ayo magift buriya nayo hari ukuntu iyo muyamuhaye umuntu agira gutya akayobora ikiganiro yishimye nanjye mu ndebe mu nkundi yogoro muyirebe muyikunda abantu 800 hafi ntabwo muri bake ikiganiro tugiye kugitatura bya nyabyo noneho hari version tutumvishe ninjoro hari iyi audio reka manze ndore gato reka mbigenze ntya hari audio iyi ngiyi twumvishe ejo reka ze nyikine ubundi hari iyi audio umva hano hanyuma ejo cyangwa ejo wundi aha ni intambara yavuye kugira ngo ubu bwambwe bujye hanze nabikora pe ngwaje umwana ariko ntabwo nabura fanta yo kugura abo bantu bakadufasha ziriyanjije n'abagabo batatu bandi nabibanzengereje urumva mafatira mukabanyamira kabiri iriya kamera mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje ntago nabyemera nigute nashatse niyubakiye urugo ingerezo zikaba zindi inyuma zirimo zimbekera ariko rero uyu mukozi w'Imana ntabwo yoroshye nubwo turi kuvuga iyi audio rero ikimara kugera kuri uyu mukozi wa Mungu niho havuye ikibazo uyu nguyu ikimara kugera kuri uyu nguyu urumva ngo hagombaga gutangwa amafaranga uyu Rukundo turi kumwe nawe Ezekiel uri Bugande bakamukona bagahitana Gasiya ariko nta jambo gukona ririmo Godfather rega ntabwo ikiganiro ariko se bite byawe none se uburagira none se iyo batanze amafaranga kugira ngo bamunigane inkari kugira ngo bumve ko bari kumukona noneho kazi bikumvishe noneho Mutesi uyu mukozi w'Imana ngo Mwuka Wera yaramubwiye ati ariko rero ugiye gukora ibintu Imana idakunda hanyuma Juste nako Rukundo muzamure Claude Rukundo ndashaka kugira ngo mbwire impamvu ejo waduhaye cyangwa iyi audio wayumvishe kandi iki gikorwa cyo kukugirira nabi umutima warakomanze umukozi w'Imana Mutesi akisubiraho ahangaha ejo Mutesi akavuga ati kubera iki baguhaye audio imwe kandi icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi narisubiye nkakireka muri aya magambo urambwira ko Rukundo iyi audio utigeze yumva abanyarwandakazi ni mwumve ngiyi audio hano Dr. Ese mumeze neza naguhamagaye ngira ngo tuvugane ndakubura nabonaga wabaye nyine uri kumbwira uti kuki banshyize mu bintu ngo ufashe kariya kagabo warangiza ukabivamo ngufashe ki kariya kagabo ako ni akahe ubwo se uyu Ezekiel ni uruzingo rw'umwojo reka dukomeze mwumve mu by'ukuri ntago amafaranga 160 ntago nyabuze pe ariko hari igihe umuntu agira agahinda akarwanisha umubiri birashoboka ko dushobora gutuma abantu
wenda nabo bagenda bagira agahinda bakamukubita bagakubita nk'ahantu akaba arapfuye. ibaze Jihari twumvikane uretse gato iriya audio ya mbere nakinnye n'amafaranga yagomba gutangwa ni 160 yarayo guhereza abande abo bantu nyine bagomba gufata uyu bakamwesu Baka ko dushobora gutuma abantu dushobora kugira wenda nabo bagenda barwanisha umubiri. Birashoboka ko dushobora gutuma abantu wenda nabo bagenda bagira agahinda bakamukubita bagakubita nk'ahantu akaba arapfuye. Ugasanga umwana wabaye imfubyi n'umugore wabaye umupfakazi kandi wenda nk'umushumba ntegereje igihe gitoya yazihana cyangwa ntanihana ariko Imana ikamunkiza mu bundi buryo. So mbabarire ntabwo nagukinishije ariko reka tumutege Imana. Ikindi na hano naramureze muri RIB, reka turebe icyo bizatanga. Ukomeze kugira ibihe byiza rero. Shiraho comment mbere yuko nkomeza. Haleluya, muri kunyumva? Ahangaha Dr. yari amaze kwibaza impamvu atari kohereza amafaranga ngo akazi gakorwe kuri izi saha. Ntabwo tuba dufite amagambo yo kuvuga, baba baravanyeho gasi. ariko rero biranatangaje. ese Ezekiel, iyi audio nayo wari uyifite? Iya kabiri murakoze cyane. Iyo audio numvise ntayo nari mfite, urumva, ariko amakuru ngewe mfite yizewe nuko n'amafaranga yamaze kwishyurwa. ngo iki? oya turakubajije iyo audio wari uyifite? Genda gushubije ngo iyo audio ntayo nari mfite. Audio niyumviye n'amatwi yanjye niyo ngiyo, iriya ya mbere. Izindi mbwirwa ni iz'ibiciro byakozwe zizana ngo hazabeho kwicwa, zidukinire. amwe yishyurwa kashi, hanyuma hategerezwa ko andi nayo azishyurwa, nayo yamaze kwishyurwa. Izo audio urazimpa? Izo audio ntabwo ndi buziga, ahubwo ndaguha nimero kuko nyiri diru yambwiye ngo ngewe uhe nimero yanjye Godfather anyihamagarire, ibindi tubivuganeho. yimwoherereze vuba. Nyoherereza nimero. Clementine, intandaro yo kugira ngo ano majwi ajye hanze ni ukubera aya maudio yari amaze kumvikana, ariko nanone hashingiwe ku byabaye. Ni iki cyatumye Mutesi ashyiraho abantu ashaka agerageza gushaka abantu bagomba yego agerageza gushaka cyangwa ngo yari yanayishyuye? Ntabwo uri kubyumva oya, agerageza kuko ibyo bimenyetso ntabwo turabibona gusa. Yego ibyo biri mu ngingo ya 18. Ingingo ryadakoresheje iri mu gika cya 18 mu gazeti ya leta. Twagiye turi seriya rega yikomeza. Umva Jiha, iyo bigezaho ntabwo ibyo mbimushyigikiyemo. Byo kuba yarashatse kuri gasura uyu mugabo. Ntabwo mbimushyigikiyemo. Kuko ni inshuro nyinshi yasabwe kugira ngo biriya bintu bigitangira hari n'umwavoka wamwemereye kumuburanira. Havuga ati ibi bintu birakabije. Ariko nkeneye Claude hano. Reka tubigeze mu mategeko. Siko bimeze. Reka rero ibyo tubitaruke. Ndashaka kubaza Rukundo avuga ko ari byo yahunze, natubwire iyo audio yakinwe ryari. Iyi bingibi byakinnye ari Bugande. Bavuganye ryari? Ari Bugande. Ndagira ngo ikintu nshaka rero ngendaza nk'umusifuzi ndabasifurira. Hanyuma ngo tukamara iki? Madame ndakubujije. Ninde kugize umusifuzi kurimo? Ninde kugize umusifuzi ko twari twabasifuzi? Iyo audio ibyo muri kubona ni ibya 25 z'ukwezi kwa gatandatu. Reka nze ndebe n'isaha nakubwire. Umudamu ari seriye. Ngo iki? Claude waza. Claude zamuka. Turanashaka kumenya ikintu cyatumye Rukundo ajya mu Bugande. Ari hano arakitubwira. Umva mbikubwire. Rukundo avuze ko ahunze izi audio.
dore aba bantu bagiranye chat ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi. Oya audio zamusanze mu buhungiro ahubwo nawe aratubwira icyo yahunze. Oya ngo umva Clementine audio zamusanze mu Uganda. yarahunze yarahunze Okay, ibyo birumvikana. Yego. Ni ibya 25 bino saa 3:17. Iyo audio imubuza. Izizo ntabwo ari audio imwe gusa rega. we nimero nayiguhaye ubwo urabanza umuvugishe inyuma ya live ubwo nibwo muri buvugane ko muri bubyemeze. okay Nyuma y'iki? kuki mugira inyuma ya live ngewe singira ibanga ibyo bya nyuma ya live ndakubujije. Ndashaka kumenya audio. Baramamagaye reka mwitabe mubwire ko wahaye nimero yiwe. Mubwiye nta kibazo ndamuhamagara nanyemerera mushyire kuri live. Godfa aba bantu aze hano live avuge kuko aba bantu ni ikigare kirekire. Twaye iki? Aze hano avuge ibijya kukwihererana. Ntega amatwi madamu wimbwira uko nkora ibintu tugaruke gato kandi igihe turi kugenda subiramo Claude wazamuka. Claude nazamuke Kuko hano hari ikintu mutari kubona nani Jihadi urumva hano bari kugenda bisubiramo mu byo twumvishe turi gusubira mu byo twavuze ejo. Aha nicyo dukeneye n'ibigarasha. Yego. N'igihe uyu muntu yagiriye Uganda. Ikintu mbaza rero ikintu mvuga ni iki ngiki. Turi kumwe? Ahangaha dukeneye Claude nako uyu rukundo natuzanira kwazi ikintu kidushishikaje hano. Nuko tubona ura mu diaspora muhaye amajwi y'urukoza soni. Yego. Aza tubwira ari amajwi nayamutesa ati icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni iyo audio tumaze gukina nonaha. Rukundo bagombaga kumumora, bagombaga kumuhitana. Cyane. Anadusobanurira impamvu yahunze igihugu. Yego ni atubwire imvani atubwire umubana afitanye n'ikigarasha cy'ibugande kiri n'umuyobozi wa RNC. Aho Turi kujyana? Aho niho ruzingiye. Naho ibindi ariko se wavuye mu rusaku wa mudamu we kuri kutugoshora mu matwi. Oyo ndamugira nti. Urukumva Jiha ahangaha niho ruzingiye. Noneho hano turaza kumenya ukuri tuvuge tuti noneho ibi bintu aya makimbirane yarangira atya. Rukundo garuka. Yarangira ate? Oya tubanze tumenye yaje ate. Tumone gukurikiza aho yarangira. Ahangaha rero biragira turifuza Claude ngo aze. Reka Claude mama. Claude naveyo. Claude kuza byamunaniye. Ntabwo bamenyera ibintu bya Twitter. Mubwiraze no kuri TikTok niho hari bose. Ngo TikTok ngo nijya mu bandi. TikTok bamaze kuba igihumbi kigiye kugera. Hari abantu bake. Igihumbi kigiye kugera. Ngo yabaye ijya mu bandi. Rega bure mubwiza ukuri biterwa n'abantu maze iminsi ibiri. Twagiye. Rega bure kababwiza ufite igikundiro Twitter twaje gusanga ari amatiko. Twitter hano bavuga bagutwara muri RIB. Reka Twitter hano RIB bamwashinza agatebe twaje kubamenya. Mureke tuye twigira ahantu twisanzura. TikTok turavuga tukisanzura ahangaha ho inzego ntizihari kuri TikTok. TikTok nibazibeshye baze tubahenere. Hari umwana akora bakabere. Mwamugiye kuvuga ibigize icyaha. Hari yamuraza tukabakunamira. Haramuraza iyo muje mbwira umwana akavanamo ikabutura akabahenda mukagira umwako. Aho muzibeshya agire ribiza. Ribu nuzara mbwira umwana akavanamo akabahenera. Kutaza kwitita. Kuri TikTok birakunda? TikTok reka ndebe. Reba TikTok naho ndiho ni Godfather. Mbabarira nibyanga noneho ndaguhamagara kuri telefone. Cyane. Nta miyaga. Twitter rero. Reba Jihad cyangwa ngiyewe na Rukundo ubona uhita joining iyo live ya Twitter. Reka nsa. Rukundo uramuntu muhamagare arambwiye ngo umuhamagare ngabanza ngo manze muvugane nyuma ya live ngo hanyuma ngahite ngo ajya kuri live nta kibazo. Okay Jiha uri kuyobora ikiganiro ndaje. Bon hanyuma rero Ruku Karame njewe hano Clementine avuze yuko mwahereye Mutesi kufana mbere hose ibijyanye n'abagabo mwabize kuri TikTok ntabwo ndi mu muting ngo bikunde muraza kumwumva. Reka muhamagare twumve ibyo bintu by'amabanga mvugana nayo mu gikari ndanze. Ndamushyiraho mwumve ibyo bintu by'amabanga ngo muhamagare batanyumva niyitabe namwe mu byumve ni ibikari kumbwira nyuma y'amarido.
ko atari kunyitaba. ubwo rero uko byagenda kose Ibyo bintu ngo muhamagare nyuma y'igikari muceceke mwumve. uko byagenda kose kuba twarakoze inkuru z'abagabo ese we abo bagabo yagiye ashaka arabahakana nicyo cyaba ari ikibazo kuko amakuru Umva urukundo bwira ko kabo kampamagare ntabwo ari kwitaba. Mubwira ampamagare. Mubwire ampamagare nose ko atari kwitaba. muhe ntuzamuhe voice note arabibona Bro, mubwire ngo itaba Godfather. ako kantu Turase. muhamagaze namuvugishe Muhamagaze indi. Ariko rero n'uwo mugabo uri kuzanira ntazi. Dukeneye uriya mugabo waguhaye amajwi. Wo muri Suwede atuye kuri muduzanire. kandi ari wenyine guhaye Niwe. Mama yake na muzara mama. Niwe gwe. Ja. Genda rukundo ndagukunze. Uyu niwe nyiri majwi. Niwe nyiri gutanga imipuri. niwe nyiri gutanga video Mama yake na muzara Kongo mutapinge screen. Hey, mubwira mpamagare. Mubwira nyitabe. Nahangaha rukundo ni wowe wanje uri umukozi w'Imana wanyawe. Ariko Imana yiki kuko yaje n'amateraniro yaje amateraniro ya reka ubu ngubu tugiye gushyira kugura Clementine mukenyera inguti ya muzizamure kuri kugiye kujya hagaragara. Amva. Jiha ukuri tugiye kugusuka hasi kwitaka musharinge live kuri TikTok. Korode araje. nubwo se ko mwivugisha nabahereza indi video murajyaye Harahiye. Murate gato. Kuri TikTok musharinge live. Musharinge live. indi video yandi arabahereza video arabahereza andi majwi noneho n'ay'ibiciro byo kugira ngo nicwe Ariko kibarwa hanyuma amavideo yanda duhateye ate amavideo yandi muramwibariza arabibibwira arabitwibwira. ariko abantu b'inyuma volume irahagije ra cyangwa tuzamure Jihana kemetse around the speaker. Musharinge live kuri TikTok. muramubaza icyo ari cyo cyose. Haleluya. Ndasaba kuri TikTok mutapinga screen kugira ngo bataza kutuvanaho. Niba ufite izo gift gira gutyo zirekurira umukozi w'Imana Godfather turi ku cyumweru ni mu mpereza ituro. Mugomba kumpa ituro kuko iby'Imana nabizanye ahangaha. Uyu munsi turavanga amateraniro turi muri kirite ya nijoro. Mutapote ubundi musharinge live nurangiza gusharinga live ni umwuka gusunika gukora kuri we goro muyikore reka nakabwana kintare bura kadufasha erega reka nkubwire bura no mu ijambo ry'Imana bamwe ntari inshuro nyinshi naho kabwana kintare mugakureho mugire nkumve musharinge none se Ezekiel yagiye kumuhamagara reka manza muhamagara kuguhamagara itaba Godfather koko ngitaba Godfather ari kuguhamagara ntabwo uri gufata telefone mubwire ngo ndi kumuhamagara nimero yo muri Kongo. sawa muhamagara nta kibazo muhamagare. Haleluya. Jangiye kumuhamagara ndaje musharinge basharinge space muri kuvuga muhamagara. Okay nagarutse TikTok rero kubera muri abantu banje mwebwe cyane ntabwo mwebwe ndi ba muting ntabwo nibanga abantu igihumbi nibanga ngiye kumuhamagara abaye kumuhamagara mpamvu mwebwe muri abantu banje kuri Twitter bo bagira abantu abanyapolitike X bo naba muting ariko mwebwe ntabwo ndi ba muting muri konti kabasha umugabo wa mbere wa Pastor Mutesi witwa Ntaganda aramuzi. Hello. Yes sir. Bite nitwa Godfather amakuru ngo ni Godfather amakuru yawe Godfather bana bamaze kubona nimero yanjye reka kwiraza Nyanza bamaze kuguhereza nimero yanjye mama uriya mugabo ngo niba Ezekiel aguhaye nimero yanjye mvugisha yakumbaza ngo ni Godfather wawe kandi bamaze kukubwira ko ngiye ugiye guhamagara. No ntabwo Ezekiel yampaye nimero yawe ariko yakumbwiye ntabwo Ezekiel yampaye nimero yawe. Yego Ezekiel yambwiye ngo hari umuntu umpamagara. Urakoze cyane. Ntabwo muzi rero uwo muntu umpamagara
Ego. kandi ndabona mpamagaye na nimero yo muri Congo. Nguhamagaje nimero ya nitwa Godfather. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Witwa Godfather. Ego. Please banza wumve neza nshuti yanjye. Ego. Hello? Ndakumva muvandi. Ego. Urampamagaye ndumva ntazi uko ibintu urimo mbwira. Ezekiel ampamagaye arambwira ngo ari umuntu witwa Godfather ugomba kumpamagara. Je ntabwo nkoresha social media, nzigiyeho. Ego. Nzigiyeho kubwo gushaka umwana wanjye. Gushaka umwana wawe? Urumva? Ego. Hello? Ndakumva. Ngiye kuri social media kubwo gushaka umwana wanjye Sharirene. Okay. Wumvise? Ndakumva. Kuko navuganye na nyina, ngera nubwo mvugana n'umugabo ugiye kumushaka. Ego. Ndamubwira ngo nge nzagukonfaminga ko nta kabanyura yabyaye abana babiri. Ego. Ngewe nkabyara umwana umwe. Ego. Freddy akabyara uwundi. So ntago rero nkuzi. Ego. Urabanza unyibwire, je ntago nkuzi. Umpamagaje nimero yo muri Congo. Niba uri muri Congo urabimbwira, niba uri Uganda Jewe ndi mu Rwanda. Ego. Ndi mu Rwanda, amazina yanjye nitwa James Kanyarukato. Nkaba nkoresha Godfather, izina rya papa mwita bya Ruhanga. Urumva? Iwacu na ahantu bita Ntungamo, ariko ntuye Kigali ahantu bita Kabeza. Nkaba ndi umunyamakuru utarabigize umwuga. So turashaka gushira reka nkwibwire. Mbanze nkwibwire. Ego. Hari amazina aba kuri nimero ya telefone, hari n'amazina yanjye bwite yanjye. Nkubwire aba kuri nimero ya telefone, nkubwire amazina yanjye bwite. Mbwira amazina yawe bwite. Okay. Jewe rero amazina yanjye bwite. Nitwa Ntakirutimana Robert Patrick, uzwi nka Dr. Firos. Muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare. Okay. Dr. Uranyumva, ariko hano mfite ayandi mazina nkoresha. Ayo ni ayahe rero? Ushaka no kumenya amazina? Nta kibazo. Ayo nkoresha nayo urayamenya, urayashaka nyakubwira? Nta kibazo. Nitwa Tumusime Patrick. Tumusime Patrick niyo ukoresha. Wacyumvise neza? Ego. So noneho uri mu kiganiro? Ntabwo uri mu kiganiro? Ndi mu kiganiro ariko ntabwo nari nakagushyizeho ngiye ndaza kugukenera. Utankira mu kiganiro tutari mu kiganiro, kuko ntabwo nzi impamvu mpamagaye. Kandi uvuga ngo impamvu nguhamagaye ni iyi ngiyi. Kandi yakubwiye ngo nimero turi mu kiganiro. Impamvu ni iyi ngiyi yatumye nguhamagara. Hari ikibazo cy'inkundura cya Mutesi Pasteur n'uyu mugabo. Nibaza afite byinshi cyane. Ezekiel Rukundo. Nicyo nshaka kugira ngo tuvugeho. Jewe rero nkubwire Godfather. Ego. Jewe ndi umupagani. Uri umupagani? Duhuje pasiteri, duhuje imyemerere. Mbega nta rusengero ngira. Nanjye nuko. Umbwire ngo hena screenshot na Pastor Mutesi namubwiye ngo unyereye mbuto ki, uranyerera mbuto ki? Ushaka guhemuka unciyemo kuko uzi ko wenda akazi nakoze katuma hari ibyo menkora. Okay, rero kugira ngo twihute kugira ngo tuze gutinda kuko abantu nabasize barantegereje. Tubwire imva n'imvano yaya majwi n'ari amavideo. Byagenze gute iki kintu uragishyiraho uwuhe mucyo no kugira ngo uze kurambura uranyemerera no gushyira live noneho utubwire imva n'imvano ubirambure. Winkira live kandi ntunkire live. Jewe ndi papa Sharirene. Sharirene n'umwana wanjye wa 37. Ufite abana 37? Sharirene n'umwana wa 37. Bisobanuye?
bisobanuye ko ntabwo ari we 37 kuko nyuma ye narabyaye ngera nubwo mbyara n'impanga. Nuvuga ngo ni ufite abana bangahe urusange? No, banza wumve kuri ibyo. Nkubwiye ngo Sharirene n'umwana wanjye kandi n'umwana wa 37. Urakoze cyane. So reka nakumvishe. Rero tugaruke ku kibazo cya mukuru. Sharirene tuba tumushyize iruhande. Tugaruke ku kibazo cy'aya ma video niyo hari ibyo warumbajije nashaka kugusobanurira. Yego. Njyewe rero nagiye cyangwa natanze amajwi cyangwa wabonye ibyo Ezekiel yakoze nijye wabimuhaye. Yego. Uranyumva neza? Ndi kukumva. Nabimuhaye kuko ntashaka ko umwana wanjye ajya kurerwa n'undi mugabo cyangwa umugabo nabona nshaka umwana wanjye atazajya kubaza ngo ni kubera iki. Kuko mama Sharirene tuvugana yarambwiye ngo ibyo ngo wapi byamuzanira ikibazo. Ni ukuvuga ngo mama Sharirene w'umupasiteri, Sharirene umwana we tumwitirana umwana wawe? Njyewe ndi papa Sharirene. Utari Ntakabanyura Claude. None ko tuzi ko Ntakabanyura ari we se wa Sharirene se? Ntakabanyura n'umugabo wa gatatu, ngende umugabo wa kabiri. Umugabo wa mbere ntabwo yagize amahirwe yo kubona umwana babyaranye. Uwo ntabwo yabayeho. Nanjye namushatse mubeshya nk'umupagani mubwira ko ndi umuhungu kandi ndi umugabo ufite abandi bagore ku ruhande 4. Abagore 4? Nubatse iwabo wa mama Sharirene. Nza no kumenya ko aho nubatse atari iwabo ari Ikibungo. Waramubeshye na warakubeshye? Yes, yarambeshye nanjye ndamubogye naramubeshye. Ndanamusaba imbabazi naranabimubwiye. Naramubeshye na warambeshye. Ngiye ubwo musangana n'umugabo kuburira ndavuga nubwo bigenze gutya reka ngi wanyu mbabwire ko batazongera kuntekereza. Mama Sharirene amusanganye n'umugabo mu buriri? Mfite n'ubushobozi bwo kugira icyo nkora ariko ndatuza. Uri imfura kabisa. Bitewe n'akazi nakoraga n'uwo ndiwe. Nge ndi imfubyi itagira abavandimwe ariko yatanze icyuya n'amaraso kugira ngo igihugu cyanjye nanjye muri gake igihugu cyanjye u Rwanda ndi mu Bugande nshakisha ariko ntabwo ndi garasha nta n'umunyarwanda n'uwagatekereza kugambirira kugirira nabo umunyarwanda akanca mazahura n'ibibazo nzamushyira hanze. Twagiye rero reka dukomeze rero kuri aya no ijwi ni njyewe waritanze nyine reka mvuge gutya. Yego. Aka kantu gakate kugashyiremo ariko ntukire live. Nizere ko ntari live. Komeza kandi umva bari kuvuga ntabwo wari ukomeje ntabwo amajwi niwe wayatanze kandi umva bari kuvuga ntabwo live ntabwo nagushyize live. Okay, so njyewe rero ntabwo njyewe akakuga katugashyiremo wumva impamvu nkubwiye katugashyiremo. Okay, nta kibazo ndakakwemereye. Pastor Mutesi niwe wansabye kuba nagira ubuhemu nkorereze Ezekiel bitewe n'ubushobozi nzi. Ni wowe pasteur ni wowe doctor avuga. Hanyuma njyewe ntabwo mbere yo guhemukira umunyarwanda naratanze bira bihumbi 160 niwe bagombaga kuya kugira ngo ugirire nabi Ezekiel. Ntabwo arayo gusa mfite n'izindi message za mobile money narayariye amafaranga. Ariko si imbere yo kugirira nabi umunyarwanda kandi naratanze icyuya cyanjye ngo abeho mu mahoro. Ubuhemu wagombaga kumukorera n'ubuhe? Banzu nyumve neza nakwenga ko kantu gakati. Yego. Ndashaka ko Pastor Mutesi yihana akavuga ngo nagize intege nke mbu umupagane wo mu rusengero Ezekiel nambabarire Dr. Patrick nambabarire ndatuje nicyo nta kindi kuko usibye nibi mfite n'ibindi birenze ibyo ako nagace gatoya. Okay.
natihana nintabona yihanye ibi akahantu ndimo kuvuga nakwe ngo hakatubashyiremo yihane natihana ndashyira n'ibindi hanze. Okay, hanyuma rero tugaruke ku mipuri. Akoze aho ngereye aho ako gakato gashyiremo ibindi oya. Ibindi oya. Hanyuma uriya bira bintu by'igitsina bira bintu by'ubusambanyi ntabwo ari wabitanze. Godfather. Aho nkubwiye uhakate. Bro uri kuma condition mugiye kuma makuru rukumbangamira. Wimpa protocole. Tuganire nk'abantu wimbwira please umva tumvikane sibyo? Kuburi kuma makuru ntabwo uri uburyo none se kankubaze. Reba iminota tumaze iminota 11. Tuganire tubesere tujye mu bref. Ni wowe pasteur yahaye amafaranga kugira ngo bagirire nabi uriya mugabo. Yes niko bimeze. Siko biri ni wowe bahaye amafaranga kugira ngo ugire uriya muntu nabi. Ndi kuko uri kunyumva so uri kunyuza hirya no hino ni wowe please ni wowe bahaye amafaranga kugira ngo ugirire uyu musore rukundo nabi si wowe? Godfather ndakumva. Njyewe ndi umujiste nimvuga ngo jiste ni njyewe Pasteur Mutesi yaciyeho ngo ngire icyo nkora kuri icyo yagusaba gukora niki? Ni ukumurega ni ukumukorera iki? Ntabwo wumvishijwe se ijwi numvaga ko ariko ntabwo birambura gahunda umugambi mwari mufite yagwaye amafaranga umugambi wari uwuhe mwagomba gukorera Ezekeri ibyo wanze? No Godfather banzu nyumve neza icyo wacyumvise nacyo biri ko kinsobanurira bari kuvugana nawe my brother. Yes unyumve neza rero yewe urumva ndasabye ngo Pastor Mutesi yihane na bro ntakagambirire kugirira nabi umunyarwanda. Niba bamuvuza ibyo ibitari byo ajya agaragaza ukuri, niba bamuvuza ibyo atuza cece. Ubugizi bwa nabi hari ikintu utari kumva ndi kukubaza. Ubugizi bwa nabi ahangaha uvuze ko amafaranga yaguhaye. Ubugizi bwa nabi ni ubu yashaka kugira ngo mukorere uyu Ezekeri. Uvuze ko amafaranga wayariye. Hanyuma ko twumvishe amajwi yandi yakoherereje akubwira ko ibyo bintu yaje gusanga atakoresha umubiri akanga ko mubikora. Kuki uvuga ko agomba kuyana kandi twumvishe audio avuga ko ugomba kubireka? Banza wumve iki ngiki. Ego. Urumva Godfather? Ndakumva. Impamvu mbaza gutyo ni ukubera njyewe ndimo kubivuga nzi ko Pastor Mutesi azabyumva kubika tubishyiremo. Ego. Ndimo kubivuga byumva. Reka nanone gutyo Pastor Mutesi ibyo wansabye gukora urabizi. Ntabwo mfite ubushobozi bwo kubikora. Babarira ibyo bintu usasinzobe ubitubwire ni ibihe yagusabye gukora aguhaye amafaranga. Yego. Ndimo ndakubwira ngo nabika tubishyire no kugira ngo abyumve. Yego. Reka nkubutumwa Pastor Mutesi. Yego. Pastor Mutesi Aime Prudentiel warampamagaye. Wowe nde? Ibyo wifuza. Yaguhamagaye wowe nde? Bretse Patrick nde? Umbwira ibyo wifuza. Yego. Umbwira ibyo wifuza. Umbwira icyo wifuza ko nkora. Ibyo ni ibihe rero nibyo dushaka kugira ngo tumenye ni ibiki yakubwiye gukora. Godfather nyumva ntanga ubutumwa. Yego. Nakubwiye ngo genda umupagani se ndi umukristo. Komeza turakumva. Nshaka umuntu wumva ko ari umukristo akore nk'umukristo ye gukora nk'umupagani. So reka mvuge reka ntanga ubutumwa. Pastor Mutesi ndagusabye ndagukunda ugira amagambo y'ihumure ariko icyo wagambiriye ko nakora kuri Ezekeri ntabwo nagikora kubera ko niba ufitanye ibibazo na Ezekeri muzashaka uko mubirangiza ariko jye mbereyeho ko umuntu yagira amahoro. Natanze icyuya cyanjye ngo u Rwanda rugeraho rugomba kuba rugeze. Ntabwo natanze icyuya cyanjye ngo umunyarwanda abura amahoro ahari. Pastor Mutesi unyumve neza ibi ninjye wabikoze ninjye wabishyize hanze kugira ngo numara gukorwa n'isoni kuko nkuko Bibiliya bivuga wihane. Nzanezezwa no kubona
Pastor Mutesi Maître Dancienne yihanye yatuye. Ibyo nutabikora nzarekura n'ibindi ndekure n'izindi n'ayandi ma message wampaye. Urakoze cyane n'ibinyumvise. Okay father, ubwo n'ubutumwa ngirinde Pastor Mutesi. Reka tugaruke noneho impamvu yatumye uhaguruka dogiteri ukinjira muri ibi bintu. Ni umwana wawe Charlene winda kumva. Jewe ndi Papa Charlene nako gashiramo. Papa Charlene umwe Charlene wa mama Charlene umupasiteri. Yego. None se umugabo we kandi afite undi mugabo ako kantu gasobanura nako rero kuko hari ukuntu biri kuncanga. Umugabo nta mugabo afite nta kabanyura Claude n'umugabo wa gatatu nanjye Dr. Dicken umugabo wa kabiri yampaye inka. Nanjye namushatse nzi ko ari umugabo yari njye umushatse bwa mbere ariko mubeshe ufite abandi bagore. Rero we yisanga muri ibi bibazo ate? Jewe rero nakoze kugira ngo mama Charlene ye kubesha umugabo ugiye kumushaka ko yabyaranye n'umugabo yabyaranye na mama Charlene turi abagabo batatu tumubyaraho abana 4. Hanyuma ndi kuba mu mubyaraho abana 4. Watubwiye ko niba nakumvishe neza wambwiye ko Charlene ari umwana wawe wa 37. Nibyo numvishe neza? Uko n'ukuri n'umwana wanjye wa 37. Ndapfuye. Hanyuma kugeza aya masaha Charlene wavuze ko impamvu wanahagurutse ni ugutabara umwana wawe Charlene. Charlene ari muri ibi bintu ati? Charlene nuko nyina pasiteri mama Charlene ntabwo ari pasiteri, ni umukozi w'Imana n'umubwiriza butumwa. Yego. Si pasiteri ntigeze aba pasiteri oya, ni umukozi w'Imana, si umuhanuzi, arabwiriza agatanga inama. Icyo ngishireho umucyo. Yego. Twarabyaranye tubyarana mbeshye. Mushatse tubyaranye nzi ko ari umukobwa kumbi hari ahandi yari yarashatswe indivamo. Nawe umubeshya ko nanjye nari mubeshye ko ndi umusore kandi nari umugabo w'abandi bagore. Abagore bangahe? 4. Abandi bagore 4. Ubera wa gatanu ariko atabizi. Bro mugira n'umugongo. So rero reka tugaruke hanyuma buretse mwumve ndashaka ko umugabo ugiye gushaka mama Charlene please Jean de Dieu nkubwire nkugenera ubutumwa Jean de Dieu twaravuganye turanavugana urabizi nakubwiye ko Charlene igihe icyo ari cyo cyose umwana wanjye mufasha uko nshoboye amenye ko uri yari umwana wanjye igihe icyo ari cyo cyose naza nkamutora. Turi kuvanga ibintu rero. Okay, turi kuvanga ibintu yanjye. Turi kuvanga ibintu. Reka tugaruke kuri aya majwi watanze kuko urukumva uri kuvanga uri kuzanamo mama Charlene ntekeza ko impamvu yaje muri uyu mwandiko. Yewe ibi bije kubera ko nje natanze amajwi ngo Pastor Mutesi yihane setu kuko ndamukunda nkunda amagambo agira. Yaguhaye amafaranga angahe? Buretse Godfather. Mama Pastor Mutesi wubwe ibi nibimugeraho cyangwa nkuko n'ubundi byamugezo n'ubundi yamvugishije ambwira ko yanakoze accident aranabinyereka ari ifotora. Yego. Abinyereka nabiguka bireba. Amenye ko jewe nifuza ko nk'umupasiteri aba umupasiteri ukijijwe ukora. Okay. Uretse gato ufite harandi ma audio waba ufite atarari yatwumvishe? Ntago ari 1 ntago ari 2 ntago ari 3 saa 5 si 10. Urayafite y'ubugambanyi? Nakubwiye ngo si 1 saa 2 saa 3 saa 5 si 10 kuko icyatumye mama Pastor Mutesi ampamagara. Yego. Hari ukugira ngo Ezekiel acecekeshwe. Mwagombaga kumucecekesha mu buhe buryo? Mumukubisa akantu mu mutwe, mumuhaye uburozaga mwagomba gukoresha ubuhe buryo?
Godfather nyumva neza ndashubije ngo kwari kugira ngo Ezekiel acecekeshwe uburyo bwo gucecekeshwamo Pastor Mutesi arabuzi neza cyane mwabuvuganyeho yewe nuko nabona Pastor Mutesi avuze ngo ndatuje ko hari audio ya Mutesi avuga ko ibyo bintu yaje umutima wa mukomanza akabivamo ni ukubera iki wowe uvuga ko mwabikomeye asaba imbabazi kandi hari audio yakohereje akubwira ko yabivuye matazakohereza ayo mafaranga jewe ntaransaba imbabazi kandi yarakohereje audio ko atazabikora ko atakibikoze buretse nyumva neza okay ndi kumwe n'umuntu bita Jihad reka kubaza ibibazo reka Jihad akumbariza Jihad urahari ndahari bazo uyu mugabo ikibazo Jihad genda shaka kumubaza no mugabo arakoze cyane kuba ari kuduha okay vugana n'uyu muntu uburyo yagombaga kujya vugana na Jihad gato Jihad mubaze reka Jihad akubaze ikibazo Jihad yes guys tap the screen usabye ufate nimero ya Pastor Mutesi niyanjye ndabyemeye uduhuze na Pastor Mutesi oya Pastor Mutesi ana gusa nshuti yanjye reka ibyo bintu umva ikibazo ngiye kukubaza ngo difuite ukimumbariza mubaza ari kukumva Pastor Mutesi wagombaga gucecekesha Ezekiel mu buryo hari uburyo butandukanye wagombaga kumuganiriza ngo aceceke kumwaka ibikoresho kumubuza kutongera gukora wagombaga kumucecekesha mu buhe buryo ntabwo icyo kisubizo nagisubiza ntari kumwe na Pastor Mutesi kandi ubutumwa ari bujye kubyumva dufashe watubwiye ko ari bubyumve niba atari ukwenda kuko mumpamagare n'ubundi mwongere mubikore nawe mwamuhamagaye tubivugane dushyire inzobe hanze umva ukuntu bimeze amakuru ahari nuko ngo uyu Rukundo Ezekiel ngo yagombaga kwicwa ibyo byaba bifite ukuri mwagiye ntabwo mbumva oya uratwumva Jihad arakubwiye ngo amakuru ahari ngo nuko uyu Ezekiel yagombaga kwicwa ariyo mpamvu amafaranga yatanzwe bifitanye n'ukuri urukundo vakicwa n'uburoro ngo amafaranga yatanzwe uyu muntu yagombaga kwicwa Godfather urantuka kubera iyo mpamvu ngo kicwe n'uburoro rero nawo ibintu byegereza umutima umva twumvikana wa mugabo we niba udashaka kuduha amakuru arambuye sibyo gerageza utuganire dushireho umucyo urumva bitari ibyo va kuri telefone Jihad aragiye natumuke umva nkubwire Ezekiel nawe gutukana kwawe bisaje bituma tutabona amakuru na byose nabirikodinze byose rega maze yamaze hose mwari muri kuvugana yambwiye byose nkubwo koko nkubaza ikibazo kimwe waba umutasi Jihad ibintu byose uri kunyumva byose yahereye kare umva nkubwire we Claude nani Rukundo uburetse gato ya Jihad Rukundo ndakumva cyane ndagusabye please nzanira wa muntu wagwaye prono niwe nkeneye twagutumye umuntu atuzaniye wagomba arabacitse byose mutabimubajije namubajije byose uyu muntu numwe wavuganye na Mutesi Jori na Mutesi Pasteur akamuhereza aramajwi yo kugambanira dukeneye uyu muntu watanze yagendiye hirya wimbeshya byose n'uwuri ntutubeshye abantu simbikunda uyu muntu